ko bivuga yuko kirakebe kishe abantu benshi cyane abandi bati mu makuru ni ibivuga ariko byo birarashoboka ngo yagerageje gucika ariko bamusezeranye ikintu kimwe nge ntari buvuge muri iki kiganiro bose abo barasa ko batabavura ntibabica ntibabahorahoza uriya ntiyamaze abantu we abo yicaga arabavuraga oya none baragufashe bagize gute uzanye gufunza umutwe ikibazo nagira amahitamo azahitemo nyine ariko amenye ko kuba Imana baramurokoye akaraswa akanavurwa akwiye kubiha agaciro M23 izarebere ukuntu igifata umuntu wa FDLR yagiti mukingurira dossier akambuswa muto bimuherekeje aho bigaragara ko iki gisirikare cy'u Burundi tariki ya 27 cyamuritse imodoka ya gisirikare giheruka gukora so Abarundi rero gukora imodokari nkiriya n'akantu keza ntabwo ari akantu keza n'ikintu cyiza kuko engineering yabo yakoze akazi FDN bitangiye kukurana n'ituntu kimeze nko kubumbabumba iriya modoka ubona ko nta kintu kibereyemo rwose ureba n'amaso ntiyavamo jipe ntiyavamo iki ntiwayihambira ntiwashyiraho gatimba ntiwashyiraho katiusha ntago ari kuvuga ngo nakanuka bavumbuye bagerageje bana n'ibindi biranga FRDC Swanze engineering yabo itavumbura sinzi ibintu nta kintu bakora gikomeye urebye ntacyo tuzi muri engineering yabo ntabwo ma startup bakunze kumurika kuko urumva niyo mpamvu n'amamurika ya gisirikare ariko bakikorera amabombe by the way muri Kongo bazi gukora amabombe akozwe ibintu by'ibigunguru n'ibintu bishwanyuka bigatwika bikagira gute nakubwiye ukuntu yazaga akabidondosha hejuru y'abantu akajya no kudondosha no mbona ntuze Kedi ikunda kubikoresha Kedi wagira ngo nawe umusirikare cyangwa y'umusirikare simbizi mureka Abarundi bahere ku modoka rero ariko ni nko gukina nka wa mwana kutubanga utwondo ariko ubureba ikintu nyine azaturuka mu gihe kizaza ndabareba nk'abantu rero bazava engineer bakomeye ni batipfusha ubusa izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Hanyuma Masha nyuma rero yo gufatwa kwa k'umugabo w'ikihebe Tokyo yego Tokyo akaba yarishe ministri w'intebe ngo akaba yemeye ibyaha ku munsi wa mbere w'urubanza Tokyo arimo kuburanishwa he ndabonye ngo yatangiye kuburanishwa ubwo niba ari mama 23 ubuse iri kumuburanisha nase Tokyo ko ari umunyarwanda wo muri FDLR uriya basuka umucyura hari ikindi bajya kumuranisha ze gute batanga ubutabera se bari batanga ubutabera ku banyarwanda kimwe nuko ashobora no kuba yanabibazwa niko mbitekereza muri interrogatoire atese ibi warabikoze ministre niwe samushinja ninde niwe warashise madame Uwiringiyimana yabaga mu Rwanda uriya Tokyo mu Rwanda bari kuvuga niko mbona ntuze ivuga amakuru yabivuga ende niko mbonye amakuru bivuga ngo ibyaha byose yabyemeye ariko ntekereza ko amugani niba ari titendende wayisoma tukuvuga aho yerekeje oya na makuru ngo nyuma yo ko ikebe Tokyo gifashwe ngo wishe wari ministry urumva w'intebe yemeye icyaha ku munsi wa mbere w'urubanza ni Tokyo ariko bisaba gusobanuka neza uriya numwe FDLR nicyo nanjye nibaza ntekereza ko muri bazanamutwara bazanamuzana byanze bikunze ntago yaburanishwa hariya wa mugani kandi mu byaha bya genocide birashoboka ariko M23 ntago ifite competence juridique yo kuburanisha abantu kuri ibyo byaha so uriya Tokyo rero amazina yuko numva avugwa amazina bamwita n'iki byose ntibari mu FDLR agomba gutaha bagacyurwa nkuko nandi batashye yagira ngo yisha abantu benshi ngo inara umugome cyane Marsha nkibaza rero nagiye mbona benshi ubwo ikihebe Tokyo gifatwa ati gahunda no kuza mu Rwanda ndetse aho bivuga yuko kirakebe kishe abantu benshi cyane abandi bati mu makuru ni ibivuga ariko byo birarashoboka ngo yagerageje gucika ariko bamusezeranye ikintu kimwe nge ntari buvuge muri iki kiganiro kumurasa se ibyo bintu ubonye ubivugiye iki buriya se yacika gute ari mu maboko ya M23 ubundi hari umuntu ujya uvuga ngo n'ubundi nta kundi nagenda nk'uwiyahuye ataho kugira ngo mfungwe si ujya ubyumva si imyumvire yabo ataho kugira mfungwe dasubire aho nakoreye amahano ndemeranijwe n'urusazi aya nta bushobozi bamushyira amapingo se akirukanka agasiga nde
buriya mu bintu by'intambara yego umuntu iyo agize amahirwe agafatwa akarekwa itangazamakuru nka kuriya nabo s'abana baba bafite amakuru yuko yashaka kwiyaka ubuzima mu buryo ubwo aribwo bwose nabo barayimurinda nyine kugira ngo atabona ubwo buryo yego azatanga amakuru akenewe azaburanishwe cyangwa se azagezwe nyine mu buryo butanga ubutabera kandi nawe ubwe ari nk'umuntu ukurikirana itangazamakuru yego yakwiye kumva ko ari safe kurusha uko yaba ariko ubwera bwera wese barakurashe barakuvuye numvaga uriya Samuel Nsabimana abivuga use bakurashe bakuvuye then ugiye gufunga umutwe byamwungura iki se none se sha mwihorero uriya ibyo azakora azabikore nabishobora biri mu burenganzira bw'ahari ariko ubundi ari maboko mazima yego bose abo barasa ko batabavura ntibabica ntibabahorahoza uriya ntiyamaze abantu we abo yicaga arabavuraga none baragufashe bagize gute uzanye gufunza umutwe ikibazo nagira amahitamo azahitemo nyine ariko amenye ko kuba Imana baramurokoye akaraswa akanavurwa akwiye kubiha agaciro hanyuma igihugu wenda ashobora gutahamo n'u Rwanda ntekereza kuko niba ari mu FDL azataha akwiye kuza nyine niba ari by'amategeko amusaba akabisobanura niba ari byo ariko urumva iby'amategeko amusaba yego hari igihe usanga niba yarakoreye buriya bugome muri biya bice bamufatiyemo iyo za muzimu nahe hose ahubwo se ntabwo ujya ubona ko aba FDL bashobora koherezwa mu Rwanda ubutabera bwa Kongo bwa M23 yafashe butahaguruka bakaba beshapye bescapinze bacitse ubutabera bwaho bakoreye ibyaha amaze imyaka 30 arwanira muri Kongo yiciye abantu muri Masisi none acyuye Mutobo ese abi Masisi yiciye bazagira uburenganzira bazagisesinga ku butabera mu Rwanda kugira ngo bamushirire cyangwa isheni bicitse aho ushobora gusanga mu myaka ye urumva yego nta kintu wenda ashinjwa ku butaka bw'u Rwanda aho ubutaka bwa Kongo yakoreye amabara M23 izarebe rero ukuntu igifata umuntu wa FDL yagita imukingurira dossier akambuswa Mutobo imuherekeje yego urumva hanyuma ubutabera iyo wari competence internationale u Rwanda rwabishobora mu byo yabazwa eventually akazanasubiza ibyo yakoreye izo muzimu nayo hose abagabo bashaka bagahamagarwa byo bisanzwe mu butabera turabibona bakaza bakamushinja ariko uzafatwa kuriya akajya yumva ko ubwo yurijwe imodoka za UNHCR ageze mu Rwanda amabi yose yakoreye yari yarangiye ntabwo byaba ari ubutabera butanzwe kuri Afurika Tokyo rero ngo yakagize inyungu zo gutaha iwabo mu Rwanda ariko yakwibwira ko ari ikinyange mu Rwanda nta kintu kimureba bitewe nuko wenda yiyumva ko nk'imyaka afite idahuye nuko yari mu Rwanda ariko aho yari ari hose yari FDL yego bazabirebeho twikomereze nabonye FDNB yamuritse imodoka ya gisirikare yakoze Benjamin Babu ubwo ni inkuru iheruka kuri iyi tariki turiho aho bigaragara ko iki gisirikare cy'u Burundi tariki 27 cyamuritse imodoka ya gisirikare giheruka gukora Minisitiri w'ingabo z'u Burundi Chantal Nijimbere ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Prime Niyongabo nibo batashye iyi modoka ifoto y'iyi modoka nto yo mu bwoko bwa pick-up ikomeje guhererekanya ndetse ku mbuga nkoranyambaga wayibonye yego ndetse yashyizwe hanze bwa mbere na radio ndetse na televiziyo y'u Burundi igitangazamakuru cya leta cyagaragaje ko iriya modoka yatashywe ubwo Minisitiri Nijimbere na General Niyongabo bari mu ruzinduko rw'akazi rwasize basuye amashami atandukanye agize igisirikare cy'u Burundi n'uruzinduko rwari rugamije kureba aho ibikorwa by'ingabo bigeze mu ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano bahawe aba bombi basuye ingabo zirwanira mu butaka inkeragutabara izirwanira mu mazi ndetse n'izirwanira mu kirere ariko banasuye inzego zirimo ubutabera bwa gisirikare ndetse n'ubushinjacyaha bwa gisirikare Minisitiri Chantal Nijimbere nyuma yo guhura n'abagaba b'ingabo batandukanye ngo yanyuzwe cyane n'iby'ingabo z'u Burundi zikora yagize ati twabonye ko mu nzego zose bakora inshingano bahawe nk'uko biteganywa n'itegeko rigena imikorere y'ingabo n'ubuyobozi bwazo kandi yashimye ubwitange n'ubunyamwuga by'abasirikare bose ati nabonye ko buri wese akora neza kugira ngo asohoze inshingano ze mu buryo bukurikije amahame n'indangagaciro z'umwuga ndetse yashimangiye ko ubunyamwuga ari bwo buranga ingabo z'u Burundi
yungamo ko yanashimishijwe cyane n'ukuntu zifatanya mu kurinda umutekano w'igihugu. Uyu mugore kandi yishimiye cyane FDNB ku kuba ikora ibishoboka byose kugira ngo Burundi bukomeze kubona amahoro, ashimangira ko FDNB ni ingabo z'u Burundi niko zitwa. Yego, yagaragaje ukwizerwa mu kurinda imbibi z'igihugu ndetse no kubungabunga amahoro n'umutekano kugira ngo abaturage bashobore gukora imirimo yabo ya buri munsi mwituze. Nibutse ko umushuti wacu Mugisha yabitaga ngo ni FNBB ngese FNBB niwe mbibutse. Mugisha yaratwanze pe. Ni ego Mugisha waratwanze, twarakubuze twese. Waramubuze se? Mugisha akaharira. Wowe ubwo muravugana njye nta kimvugisha. Yego. Shamaze iminsi ari biza ariko iyo umuteye akamo kabisa aragusubiza ubwo nawe ntago kimwe. Oya yagiye Mugisha. Dufite ukuntu tubana ni ujye unshaka kenshi. Niba simbiza ariko yagize akazi kenshi nawe n'igihe bakwiye kumushaka kuko afite shift igoye. Afite shift zigoye muri zigoye mu gihe mbere byari bishoboka nta kindi nta rundi rwango ruhari rero. Ngiye kujya nanjye mushaka ko nanjye nsigaye murusha umwanya. Iyi modoka y'abasirikare Burundi rero nabonye yaciye ibintu kabisa. Ya ubundi amashami y'ingabo ku isi hari byo bita hari amashami y'ingabo arwana byo bita kurwana iby'intambara nyine. Yego. Combat service abantu barwana intambara by'ubune barwana nyine birirwa barasana n'iki byose. Ariko ingabo zigira n'andi mashami ibyo bita support services mu ngabo. Urumva? Ushobora no gusangamo wenda niba mbivuze neza nk'aba engineer. Urumva? Génie de combat barwana nyine mu ntambara. Amabara ma engineer rero harimo nashobora kubamo abubatsi imodoka nk'izo ngizo no mu side y'inganda ariko wenda nko mu nganda aho inganda zikora ibintu cyangwa zibitubura zibigira ibindi hari igihe bitaza no mu ndwanyi zikaza mu byo bita production. Ingabo zishobora guhinga zakorora, ingabo zakora ibikoresho bindi kuko urumva mu rwego rw'isi ugiye no mateka y'intambara. Yego. Nizi za Boeing wumva zari inganda z'intambara zikora indege z'intambara. Yego. Ziza kuvamo gukora indege za gisivile. Ibyo bita revolution industrielle urebye yaje mu gihe cy'intambara zombi z'isi. Ubona ko ni byinshi n'izi modoka bitahama z'abanyamerika ni imodoka z'intambara ubundi. Urumva? Ariko birangira za modoka z'intambara zakozwe ziri mu mujyo w'intambara zigiye mu bintu bya gisivile kugira ngo nyine biteze imbere n'abasivile. So tutaravuga ku modokari rero yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi. Nabwira abadukurikiye yuko ikoranabuhanga ibintu by'ubwubatsi ni ma infrastructure akomeye isi ifite uyu munsi byadukamwe n'abasirikare. Yego. Hano twahoranye igisirikare muri Exfare bitaga Exfare mu Rwanda. Ntabwo wenda ari ugusebya igisirikare uko cyari kimeze ariko abantu bakuru barabinyibutsa ntabwo ntashaza mbifitiye. Ariko ubona ko hari igihe twabaye mu isi byumvikana ko umusirikare ari injiji yananiranye ijya kuba umusirikare. Urumva? Hano 95 kuzamura hari igihe abasore barongora abakobwa babaye nkene. Urumva? Noneho umukobwa ugumiwe akajya banga mbura umugabo mbure n'umusirikare. Ukagira ngo hari umusirikare no umuntu woroheje n'iki byose. Isi rero imaze gutambuka. Nyuma y'uko ibihugu byateye imbere byabanje inzobere mu basirikare. Mu matangazo yinjiza abasirikare mu ngabo mu Rwanda iyo nyasomye ubona ko baroburije amanota. Urumva? Yego. Ubu ufite performance. So ibintu byarahindutse rero. Urambaza ku Burundi ndakubwira mu mateka y'igisirikare ku isi. Yego. So rero nuzabona umusirikare ari umucuzi yacura izo modoka ubona ko mu Rwanda basigaye bacura imbunda barabitweretse mu minsi ishize. So abasirikare n'abahanga wabaveba ku bindi ariko iterambere ntirishoboka ry'isi hatarimo urutirigongo rw'igisirikare. So nukugira ngo twumvishe abantu ko rero niba n'amatelefoni niba n'amaposita niki ibi byose mubona byaraturutse mu myumvire y'abasirikare muri revolution industrielle. Nta gisirikare ku isi kizasigara kitagiye muri ibyo ngibyo. I Bugande bakora ibifaru bya Black Mamba ngira ngo niba ari Mamba wati birabifaru ariko bifite copyright byo muri Afrika y'Epfo bikorera ibifaru bigeze no gutanga isoko ry'iza brand ijana kuri FARDC mu myaka ya 2022 gutyo. Ni muri intambara ya M23 aho itangiriye kuva 2021
bakora indege za kajugujugu ariko nabwo bahererwa uburenganzira n'abarusiya. Muri Ethiopia bafite metalurgy ikomeye cyane, ubucuzi bugendeye ku byuma no kubishongesha buri ku rundi rwego, sibyo? yego so kereka ibisirikare bidatekereza neza ariko nibyo bisigara inyuma, ariko abarundi baba baratinze engineering yabo kuba bagerageza kwerekana ama startup y'ibintu bakoze n'iki byose. yego So abarundi rero gukora imodokari nk'iriya n'akantu keza ntabwo ari akantu keza, n'ikintu cyiza kuko engineering yabo yakoze akazi cyane. ntabwo urwo ntekereza ko ibyo bakora byose babitwereka. Oya, batwereka imodoka ariko bavumbuye imbunda ntibabitubwira, bavumbuye ibibombe ntibabitubwira, ariko ubwo nabo barashaka kuratrapa, barashaka gushyikira ibindi bisirikare byateye imbere. yego za Tanzania nabo bari ku indege zisanzwe, bafite engineering iri ku rwego rwo hejuru. Abasirikare ba Tanzania FARDC engineering yabo itavumbura, sinzi ibintu, nta kintu bakora gikomeye urebye, ntacyo tuzi muri engineering yabo, ntabwo ama startup bakunze kumurika kuko urumva niyo mpamvu n'amamurika ya gisirikare hari hereka kubera mu Rwanda twabonye ibifaru by'abanyaturukiya, urumva imbunda zikorwa n'abanyarwanda n'iki byose. En fait niyo mpamvu habamo amamurika ya gisirikare yo anahuruza imbaga. Hari abaperezida bayajyamo yikunze kwitabirwa n'abagabo b'ingabo, ukabona barimo kureberaho imbunda nshyashya izadutse, tekinoloji nshyashya izweho buri kimwe cyose. En fait biriya biri mu mikorere ya gisirikare, biri mu mikorere ya gisirikare ya rutine, ntabwo ari kuvuga ngo ni akantu bavumbuye, bagerageje bari n'ibindi biranga. Ariko ubwo niba batangiye gukura kuko nkeka ko FDNB ari cyo gisirikare gitoya mu bisirikare biri muri Great Lakes Region mu myaka, nicyo gisirikare gishyashya cy'ibihugu, ntabwo tugiye mu by'inyeshyamba kuko na FARDC irayiruta. Ndumva FARDC nyuma yo kuva mu cyo bitaga FARC, Forces Armées Congolaises, iriya yanayobowe na General Kabarebe, kuko abantu bajya bitiranya ko General Kabarebe yayoboye FARDC ko ntabwo ariyo, yiki Forces Armées Congolaises ku ngabo za Mobutu, baza gukora itegeko rishyashya yita Forces Armées de la République démocratique du Congo FARDC. Ni nini rero ishobora kuba imaze imyaka myinshi kurusha FDNB. Itegeko rishyiraho FDNB bava muri XFAB ni irya vuba, imitwe myinshi barimo kuyubaka nka special force yabo ntabwo iramara n'imyaka ine itegeko barishyizeho cyangwa itanu, kuko narabyumvise mu makuru batora itegeko kuko imitwe y'ingabo ijyaho ku bw'itegeko. So reka rero niba tuvuge uhuye n'umwana ku bantu bagira abana barabizi muri pedagogy, ku bantu bigisha abana, niba ubonye umwana arimo abumba mu mutwondo akora inzu, uriya mwana yazava mu architect. Muri talent detection ubanza kubireba. Niba umwana arimo abumba abakobwa ashobora kuzaba modo, urumva, cyangwa se akazaba nyine nka Baritazari kuki yahisemo kubumba abakobwa ntabumba abahungu. Niba umwana arimo akina afite udukoroboyi arimo guteka, uraka abakobwa babikunda gutwara k'udukobwa, uriya ashobora kuzavamo umuntu wo mu hoteli yo muri hospital tuteye ubwoba, kuko nyine ibyo akinisha arimo utashobora kuzabikinisha kuzagera kuzuza abaye mukuru. Bisaba rero gutekereza cyane. FARDC nako FDN bitangiye kukurana n'ibintu kimeze nko kubumbabumba iriya modoka, ubona ko nta kintu kibereyemo rwose, ureba n'amaso ntiyavamo ijipe, ntiyavamo iki n'iki, ntiwayihambira, ntiwashyiraho gatimba, ntiwashyiraho katiusha. Izi mbunda zirasigwa ku mamodokari, ariko beta ko babitangira kurusha ko nta kintu bafite. So reka rero turebe ikizakurikiraho, kuko iriya ni sample berekana, ariko urabizi muri miniature kugira ikintu gito cyangwa ugihindura na kinini nabyo byakunda. L'essentiel nuko batangiye kubikora. Ubwo wenda reka tuzabona FDNB icura amajipe, kuko n'abayacura nabo bavutse amezi 9 nk'abandi. Kandi byaba biri ibintu biteye imbere cyane, nkuko abagande bacura ibyo bifaru, maze Tanzania People's Defense Force n'ikenda n'amajipe igiye kuyagura muri FDNB, cyangwa se iyo copyright bayigurishe ku nganda z'abasivile bakora izo modokari, kuko nakubiye ko zahamaze kuko arimo n'inganda za gisivile kandi startup z'abasirikare, kuko Boeing igurisha imodoka, igurisha indege za gisivile kandi ikora n'amadege y'intambara akomeye. Reka ibyo tubiharire engineering yo mu gisirikare cy'u Burundi. Ntabwo naza kubikritika, ntabwo naza kubigira gute, ni uburenganzira bwabo uko kangana, bakadevelopa bakabihereza abasivile ngo mubyaze umusaruro, sibyo?
ariko nta gisirikare kitagira ayo ma engineering, nta gisirikare kitagira izo support services ziyubaka, nta gisirikare kitagira udushya bahanga, urumva. Ngira ngo hashize imyaka myinshi cyane, nahoze mbaza umuntu nganyibutse suye namabangara igisirikare, ariko nzi ko hari umuntu umwe wabaye mu bucuzi bw'imbunda zikomeye hano mu Rwanda, wari utangiye kuvumbura ubucuzi bw'imbunda, nubwo tubona ducura imbunda uyu munsi bayida ubwo harimo n'amamurika y'imbunda, ibyo tubishyiremo ko basigaye bazikora se bakanazimurika, ibyo hari amabanga menshi arimo. Uwo muntu kandi rero nabajije izina rye, yari umukapiteni, ariko izina rye rirancitse gato, ariko mfite umuntu ushobora kuribaza akarimbwira, twarimo tumuganiraho n'ejo bundi. Urabona Katyusha igira iminwa 12, sibyo? Kurikira neza hano, Katyusha n'imbunda igira iminwa 12 irasa yungikanye, n'imbunda izwi no muri Google wayibona. Uwo muntu ngo yaravumbuye kandi n'umunyarwanda uburyo ngo ushobora gufata ya minwa 12, urumva. Noneho Katyusha mukayikora amahoko Katyusha 12 wagiye utandukanye umunwa ku wundi, urumva iryo koranabuhanga. Sasa urumva muzehe pike ubwo yapasinyishaga bari yari muri passport y'abasirikare, yavuga ngo bajye managinga amasasu, urasumenya uri rashe nyine ibintu nk'ibyo ngibyo, twarabyumvise cyose bino on record. Urumva wowe yabonaga ko ari igihe igihugu gishobora gukenera Katyusha tuvuge 12, kandi ushobora kurasa singo isasu rimwe, cyangwa ugakanda bayita uruge du Staline mu gifaransa, cyangwa ukayirasa yaba minwa 10 yungikanye. Noneho niba uzakenera wenda nk'ama company akeneye Katyusha 12, aho kugira ngo ugure Katyusha 12, ahubwo ugafata Katyusha imwe ugaha company imwe, buri Katyusha ikayijyana ifite umunwa umwe. Urumva icyo gihe ni imibare ya gisirikare. Icyo gihe niba ari adversaire ugiye kurasana nawe, wayikoresha itarasa rapid mu masasu ayungikanya, ukayirasa irasa isasu rimwe ariko ikagera ku ntego y'icyo bashaka kurasa. Ni management y'iki y'imbunda n'imikoreshereze y'intwaro mu by'isirikare. Urumva nk'uwo nguwo abantu b'Ikanombe baramuzi, yaje no kwitaba Imana nyakwigendera, urumva. Imana mu kuri dashira hari hose, ariko urumva ibisirikare ku isi bigenda bigira ukuntu bidevelopinga imikorere uhereye ku byakozwe n'abandi, cyangwa se n'ama startup mushobora kwikorera hagati yanyu mu mabombe, amatagitike, urumva. Recently nigeze kukubwira ukuntu Air Force Kabila yakoreshaga arwana na RCD, ntabwo yakoreshaga Sukhoi na drone, yakoreshaga indege za gisivili, ariko bakikorera amabombe. By the way, muri Kongo bazi gukora amabombe akozwe mu by'ibigunguru n'ibintu bishwanyuka bigatwika bikagira gute. Nakubwiye ukuntu yazaga akabidondosha hejuru y'abantu, akajya no kudondosha, numbona ntuze Kedi ikunda kubikoresha. Kedi wagira ngo nawe umusirikare cyangwa yaba umusirikare simbizi, nzamubaza ngo kudondosha, urumva. Akaza akagipimasha akakibarekuriraho kikaba cyashwanyaguza umujyi muzima. Nabikubwiye ubushize. No kuvuga ngo rero ingabo zihorana udushya, urumva. Buriya hano nujya ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri angoro y'ibya defense y'u Rwanda, bari basobanurira abantu, uzabaza uti mumbwira icyo bita fagasi, emitera amabombe n'ibisasu abantu bita za fagasi, ishobora gushwanyaguza umujyi muzima, eshanu zashwanyaguza umujyi. Kandi ibyo ni ibintu, urumva. Iyo bamugita mano made, iyo bamugita nguki abantu bikorera bagateranya nka kuri abantu bakora intambi Sandri, aho kugira ngo uraswe na misile ziraza Barusiya, bambe na fagasi, waraswa na misile za Putin niba zikaba n'eshanu. Ariko ntekereza ko abantu bumve ko abasirikare nubwo barwana baba barimo batekereza, kandi ukuntu batekereza baba bagira ngo bahangane na challenges barimo guhura nazo. Niyo mpamvu agace karimo intambara kavukamo startups nyinshi, ibihangano byinshi. Ahubwo mise nibaza ikibazo, buriya uko tugiye dufata intambara ku yindi, kuko ziko n'ingabo zigira urwego rw'ubushakashatsi, ingabo zikomeye ku isi ziba zifite ikigo urwego rw'ubushakashatsi. Muri strategy ingabo z'u Rwanda nari isomye ejo bundi mbona harimo na departement y'ubushakashatsi. Nese bashakashaka iki? Umva mu ngo bashakashaka iki? Bashakashaka nkunganire, bashakashaka tubura y'imbuto z'ibishyimbo. Reka da bahora bashakashaka ibyo ngibyo by'intambara. So sipozo ko n'abarundi ngo bafite ishami ry'ubushakashatsi zishakashaka ibyo ngibyo, ahubwo cyo nashaka kwibaza intambara ziba zose tugira abantu baba baturuka inyuma bagenda bashakashaka udushya, urumva. Tugenda duhanga muri izo ntambara kubera ko
ntiba muri minisante hari ibintu byigeze kuza tukiga niba byitaga niya misi siribuka neza urumva Yego. ahantu mugomba kurikodinga ibyo bita amakosa abanyeshuri bakora mukareba niba nta kosa umunyeshuri yakoze mu kwiga ubuganga ryabyazwamo umusaruro wa siyansi we akagikora nk'ikosa urumva ariko abarimu bakakibonamo ko ahubwo yari yatekereje neza gisigaje kugororwa. So inzego zose rero urumva inzego zose zikenera iyo development harimo no mu ngabo icyatubwira ahubwo intambara zira mu biyaga biga zidusigira amahema tactique urumva nk'iriya tactique yagabye igitero kuri Kitona kiriya gitero cya ba General Kabarebe urumva kiriya gitero ziko kigwa mu makaminuza mpuzamahanga mu academy militaire Red Sir Kitona Kitona operation irigwa rwose mu makademi mpuzamahanga hari umuzungu wayanditseho umunyamerika bita Plama wayanditseho n'abandi bakomeza kuyandikaho n'ubu ngubu yanditse muri Google wayibona ubwo nacyo ni igihangano cy'intambara kiriya ntambara kigikomeje na n'uyu munsi. So muri rusange in global ingabo n'abahanga ingabo n'abanyabwenge byarahindutse ntago ingabo ari z'ibintwaro umugiri bihararo mbone iki byose bwa bwenge yama nota za performance n'ubundi bazakomeza bagende bazikomerezeho ntago kuba umusirikare kuvuga ngo ubwenge nangezeho ngo bise bahagarara ngo ngiye kwiga kurasa gusa uzagenda usanga abashoferi mu ngabo abanyamategeko mu ngabo nkawe umunyamategeko mu ngubu ugiye wagiye utangira kujya ukanira abantu bacira imanza zo kubahambira urumva umuhinzi yajya muri za production umupilote we cyangwa biza za physique abaganga abadogiteri mureka abarundi bahere ku modoka rero ariko ni nko gukina nka wa mwana utubanga utwondo ariko ubureba ikintu nyina azaturuka mu gihe kizaza ndabareba nkabona baza baba engineer bakomeye ni batipfusha ubusa reka tuwe ko judginga kuri cover y'igitabo ahubwo tuzaba judgingire kuri content turebe nizo modoka bazashyira ku isoko tugatugenda amajipe yakozwe n'ingabo z'u Burundi. Yes, reka tujye kuri iyi nkuru muri Republika. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.